Nshaka gusaba noneho abanyeshuri by'umwihariko ko abanyeshuri usibye ko tutakibibona ngira ngo ubutumwa bugenda bugera hirya no hino abanyeshuri barangiza cyane abarangiza amashuri mu mwaka wa gatandatu hari igihe bageraga ibikorwa bimeze nk'urugomo bakangiza ibikorwa remezo bakabuza abandi bana abarumuna babo kuzabona aho bigira ibyo rwose kanongere mbisubiremo ntabwo tuzabyihanganira umuntu wese agomba kumva responsibility yuko ibi ni ibikorwa remezo rusange ibyo akoresheje uyu munsi barumuna be bazabikoresha n'abandi bazaza nyuma bazabikoresha gusiga ubyangije uba wangije ufatwa nyine nk'uwangije igikorwa remezo icyo ari cyo cyose kandi birahanirwa nyuma y'ibyo ngibyo mbifurije gutsinda bakitwara neza hanyuma bakazakomeza mu bindi byiciro nyuma yaho. Ubu dutangiye ibya pratique ku minsi iri imbere tuzatangira ibizami bindi bisanzwe gukomeza gufasha abanyeshuri kwitegura abarimu bakomeza bafasha abanyeshuri kwitegura ababyeyi bafasha abana kugira ngo hatagira icyo bakenera bakakibura umwana rwose ntananirwe gukora ikizami kuko umubyeyi hari ibyo atakoze kandi ari inshingano ze. Ikindi nkunda kuvuga abana bararuhuka bagomba kuruhuka hari igihe umwana aza mu kizami bigaragara ko ataruhutse apanitse afite ubwoba aho ngaho niho ababyeyi ariko n'abayobozi b'amashuri bagomba guhuriza hamwe kugira ngo dufashe umwana gukora ikizami ntabwo bivuze ko urara amajoro ukananirwa gukora ibindi ukananirwa no gukora siporo ukananirwa no gukora ibindi babafashe rwose kutuza bagakora nta bwoba nta gihunga ibi ni ibintu nk'uko nabivuze bamaze imyaka myinshi babyiga. Itandukaniro nuko uyu munsi nyine tuba tuje kureba ku rwego rw'igihugu niba ibyo bagomba kwiga baba barabimenye. Ibizami ku rwego rw'igihugu tubikora kuri levels 3 abarangiza umwaka wa gatandatu abarangiza umwaka wa gatatu n'abarangiza undi mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye. Bivuze iki nuko aha ni navuga ko ari cyo gihe umunyeshuri aba ageze yo guhindura akava mu cyiciro kimwe ajya mu kindi kugira ngo rero mbere yuko ajya mu cyiciro kimwe ava mu cyiciro kimwe ajya mu kindi tubanza kureba niba ibyo yakagombye kuba azi muri icyo cyiciro yarabimenye n'icyo ngicyo. Niyo mpamvu tutabikora buri mwaka ntabwo tubikorera kuri buri munyeshuri urangije wa mbere wa kabiri wa gatatu tubikora kuri ibyo byiciro gusa. Icyo twebwe bidufasha ku rwego rw'igihugu tumenya niba ibyo tugomba kwigisha abanyeshuri barabimenye tukamenya ibyo tugomba guhindura hari intege nke ni hehe n'ayahe masomo tubona ko bitameze neza bidufasha niba hari na reforme dukwiriye gukora naho ngaho tubihera tuzikora. Muzabona kenshi na kenshi mu kwa 9 iyo dutangiye ubona ko umwaka w'amashuri utangiye hari ibintu bimwe duhindura rimwe na rimwe tuba twabyigiye muri ibizami nk'ibi ngibi tuba twabonye icyo data zitubwira tukagira ibyo twifashisha tukabihindura. So ni ibyo ngibyo systeme zose z'uburezi ku isi zirabigira wenda ku byiciro bitandukanye ariko umuntu wese agomba guhora yiyevariwa akareba niba koko ibyo akora bigera ku ntego byakagombye kuba bigeraho.